nshimira abantu mwese mwakoze subscribe mudukurikirana umunsi ku munsi muri abanyempano ngo Peter nizere ko mumeze neza kandi nsuhuza abantu bari mu twese bitandukanye inshuti zanjye muri mu mirimo itandukanye muri mu ngendo muri mu kazi kagiye ubu ni Boso ndetse na The Bay kuri ya mix ya Power. Ikindi kandi turakomeza turebe nyuma y'amezi 23 butijo zakozwe na Ishimwe Clement umugabo wa Knowless. Hello, amazina yanjye ni Damuru nk'ibisanzwe, ndi host and organizer wa event ya Yego Talent Rwanda iba kabiri mu mwaka mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa 12, aho dufasha urubyiruko rugiye rutandukanye kuba rwakerekana impano muri izo event twateguye, kandi dusura no mu high school agiye atandukanye tukaganira n'urubyiruko ku bijyanye n'impano zarwo. My talent, my future. Imyidagaduro si igicumbi cyo kugira ngo dute umuco ako akaba ariko cyangwa se akaba ariyo nsanganyamatsiko dufite muri uyu mwaka, aho tugiye kwanzika kandi twirukanka tureba ibintu byagiye bikorwa ku mbuga nkoranyambaga bigiye bitandukanye, duca hejuru twebwe turebera update gusa. Uko gahunda zimeze rero ntituze gutinda, ariko mbere yaho reka ngende tuza abantu bari mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu, haba abari mu ngendo, abari mu kazi. Uwiteka barebe icyoroshye kugira ngo mugende mubigenza neza, akazi kagende neza, uri mu nzira agereye amahoro, kandi ndetse n'abari ubwota amasimbi babwiye ngo mukomeze mugubwe neza cyane kabisa. Mukomeze kandi mukore subscribe kuri Yego Talent Rwanda TV show, ndetse ukurikire n'izindi mbuga nkoranyambaga na Twitter, TikTok, Instagram n'izindi kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Reka rero twanzika kuri update news, aho tugenda tureba mu ncamake ibintu biri kugenda bivugwa mu binyamakuru. Ikiri kuvugwa cyane cyane hari kuvugwa Manchester United, aho ni umupira w'amaguru, aho umutoza Kariki bari kuvuga ati niye bayimuhe kipe ayikuye hepfo mu bishanga kabisa. Aravuga ati muze narabakiniye nzi byo nkora, abandi mubihorere. Niko kandi na Arsenal nayo ndetse na Chelsea byagendaga byesurana n'izindi zitandukanye, Liverpool n'andi makipe yagiye akura amanota iwabo. Reka twanzike twirukanka tureba update. Reka dutangirire kuba impano barimo bagenda bazamuka. Inkuru turimo dukesha Igihe ndetse yamuremye kariwe yanditse ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ngo turebe ibintu kugenda bizenguruka, aho umuhanzi nyarwanda Ados Muzika akorera ibikorwa bye by'umuziki ku mugabane w'Uburayi muri Troy, aho bavuga ko uyu nguyu Ados aho arimo asa naho azamura umuraperi kabisa. Biba ari byiza cyane kugira ngo bagende bazamurana skill bombe. Mushobora kujya kuri TikTok, niho nkunda kubona akoresha cyane uwo muraperi. muraza kureba ifoto ndaza kuyishyiraho, ndetse kandi turaza kubona umuhanzi akaba na producer umunyarwanda Element L yatangajwe mu bazasusurutsa abazitabira igitaramo gikomeye cy'urwenya n'umuziki kizwi nka Comedy Store. Ubwo aho ategerejwe muri Kampala kabisa. Element L bagenda bamutegereza. Ikindi kandi Museveni yaje kuba atanga miliyoni zigera kuri 2 muri sako ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, birumvikana ko arimo arabatekereza. Ikindi kandi twagiye dukomeza umutwe wa w'inkuru baravuga ngo indirimbo Boso yiyamajemo The Ben yaciye agahigo. Hasi baravuga ngo umuhanzi The Ben na mugenzi we Boso bahuriye mu ndirimbo Power
basubiyemo remix aho imaze kuba iya mbere muri zose zakozwe muri uyu mushinga, yujuje miliyoni imwe y'inshuro imaze kurebwa ku murongo wa YouTube, mu gihe hari hashize amezi agera kuri 3 isohotse. Ubu ni Mbosso ndetse na The Ben kuri ya remix ya Power. Ikindi kandi turakomeza turebe, nyuma y'amezi 23 Ruti Joel agiye gusubira muri Amerika. Uwo ni umutwe w'inkuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika. Hasa umuhanzi mu njyana gakondo Ruti Joel agiye kongera guhura n'abakunzi be batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho azataramira mu mujyi wa Atlanta mu gitaramo cyiswe Rwandan Culture Night, kizaba kuwa 14 Werurwe 2026. Kandi turakomeza ibyamamare byakunzwe kuri Red Carpet mu bihembo bya Brit Award byihariwe na Olivia Deana. niko umutwe w'inkuru urimo uravuga. Sasa ngo ibirori bya Brit Award byanyuze ababyitabiriye, aho ibyamamare byinshi byo mu Bwongereza byanyuze kuri tapi itukura kugira ngo bigende bisiga cyangwa se bitanga ishusho itandukanye. Ikindi kandi hano baravuga witwa Burna Boy yongeye guca amarenga ko yinjiye mu idini rya Islam, aho umushuti we wa hafi yaje gutangaza ko Burna Boy yahinduye idini akajya mu idini rya Islam. Ikindi kandi gikurikiyeho muri aho Genesis Comedy yabaga, aho muri cya gitaramo twababwiraga cyahuriyemo Christopher ndetse na Kitoko Bibarwa, baje kuvuga ku bijyanye n'ihangana rya The Ben ndetse na Bruce Melody. Hano ko Kitoko na Christopher bari batumiwe mu gitaramo cya Genesis Comedy, baganirije urubyiruko rwakitabiriyemo ijoro ryo kuwa 23 Gashyantare, banavuga ku ihangana rya Bruce Melody na The Ben, bari kugenda babigarukaho. Reka kandi twikomeze ku producer ukomeye cyane kabisa wakoreye abantu bagiye batandukanye, abahanzi muzi muri benshi, abimazemo imyaka 25 z'ibihe byose zakozwe na Ishimwe Clement, umugabo wa Knowless. Hasi bavuze ngo Ishimwe Clement Kina Music agiye kwizihiza imyaka 20 amaze muri muziki, ndetse agiye gushyira hanze album ihuriyeho abahanzi benshi. Uwo ni producer Ishimwe Clement. Ndetse kandi baravuga ngo mu gihe harashize imyaka 20 witwa TA ndetse na 50 Cent bamaze imyaka irenga 20 ko nabiri bivuze byongeye kudogera. Ndetse kandi twakomeje avuga ngo urukundo ruratsinda rukomeje kuganza. Kim Kardashian ndetse na Lewis Hamilton bamamaye mu bijyanye n'isiganwa ry'amamodoka, aho bagendaga baca amarenga basohoka. Ikindi kandi ibitaramo bya Amstel Tour du Rwanda Festival byasorejwe i Kigali. Hasi ngo abahanzi barimo Bwiza Bushari Kenson ndetse na Symphony Band nibo bashyize akadomo ku bitaramo bya Amstel Tour du Rwanda Festival byari bimaze igihe bizengurukana n'irushanwa y'amagare. Ikindi kandi twakomeje Ben na Chance basuye BK Arena bitegura gukoreramo igitaramo. Uragenda ubisanga ku nkuru ku Gihe ndetse n'Inyarwanda, amakuru menshi nagiye babwira vuga ngo itsinda rya Ben na Chance gitegura gutaramira muri BK Arena ku wa 5 Mata 2023 byasuye inyubako izakoreramo igitaramo.
ndetse na yongera amakuru agiye atandukanye kabisa twari turi kugenda tureberaho aho byagiye bifata ino weekend twagiye dusoza ndetse tudi Rwanda n'ibindi makuru atandukanye. Reka nkomeze mbashimire bashishikarize kugera mukurikirana Yego Talent Rwanda TV show, gukora subscribe ndetse kandi mukurikirana social media zacu. Turabakunda cyane my talent my future. Igihe wabikoresheje neza, ikindi kandi imyidagaduro ntago ari igicumbi cyo kugira ngo dute umuco. Mukomeze mugire ibihe byiza.